mwana wanjye ko numva mukumbuyera hafi iminsi ngaho atampamagara atambwira n'ukuntu bimeze nze muhamagare. Muhoza mwana wanjye uraho neza? Yego ko amakuru yawe ni amahoro? Hagaciye iminsi yose kuko utampamagaye utamenye n'ukuntu tumeze. Hakuntu kuri nyumvira Muhoza ngo ni amakuru se, ngo amakuru ubuzi yuko tumeze neza, ubwo se wari ubizi ute muri iyo minsi hafi 3 cyangwa 4 tumaze iminsi tutavugana koko? Erega mwana wanjye mbagira ngo numve ukuntu waramutse, numve yuko uri amahoro kandi natwe umenye uko twaramutse. Aha natwe nyine turaho. Ubwo se ukuri kuvuga ngo urirukanka ugiye hehe? Ariko nawe nta nubwo ugira uruhuka pe. Umva rero nkubwira inkuru. Icyambere Shumbusho wari uzi yuko yafunguwe? Igihano cye nyine cyararangiye baramufunguye. Usibye reka nkubwire nareba nabi mwabona yongeye kwibeshya. Umva cyangwa umujinya ukongera ukamfata ngiye nakongera nkanamusubizamo. Yankuruye umwana. Ngo sinzamusubizemo ariko uzi yuko buriya ugendana n'igikomere have byihorere. Sha ngere kumubona bihita binyibutsa ibyo byose. Wa mukobwa bita nyine harya niba bamwita Jezi nimba rinde sinzi ukuntu gutyo. Umwe wari inshuti yawe twarahuye nsaba nimero zawe, ndangije ndazimwima ndamubwira yuko wazinyandikiye nkazishyira mu gapapuro kakaba kari muri Bibiliya. Ngubu nyine wumve yarambwiye nyine ngo ndamubwira nazanditse muri Bibiliya nagasize mu rugo ntazo mfite. Nyine naramubeshyaga nyine, ariko se uyobeye ko abantu iyo bazi yuko umuntu ari aho ngaho i Burayi bamwandikira ibintu byinshi bamutura amashida menshi ugasanga ubuze n'ukuntu wabigenza. Wabona utabahaye n'amafaranga bakavuga yuko wabiraseho. Yego nyine oya ngiye nazimwimiye ubushake. Nyine ngaho rero mbwira nyine se muzaza ryari? Ibizami nyine ni mubikore n'ukuri kw'Imana, umbwire n'ukuntu nzakwakira, umbwire n'ukuntu uwo mukwe wanjye azaza. Umva nyine mbese simbizi ndumva byose ariko ntukazajya uvuga yuko mpinda. Ngaho nta kibazo, wenda ejo sinzongera ngo uhamagare, ntabwo uzaba uri bize. Nta kibazo nzategereza wowe unyihamagarire. Ngaho ujyane n'Uwiteka, Imana ikurinde. Mwana wanjye ndagukunda. Yego. Ndabasuhuza bose na papa ndahita mbimubwira yuko twavuganye. Ngaho bye. Bite mwana? Ndamutse kutakiboneka se. Ndaboneka ahubwo dushobora twarahuzwaga na Muhoza. Ariko uzikarije. By the way amakuru yameze ute? Muhoza ameze neza nta kibazo. Muravugana se? Ngo sha turavugana ameze neza. Shangiye naramwambikiye yanjye sinasigaye yirata ko. Bafashe ntabwo yirata. Ushaka kuvuga ko atarabona ko namwandikiye? Ndaza kumubaza impamvu atagusubiza. Cyane ushaka uzamwihorere kandi barazi ko nshaka kumutera. Wati manye mfite wanjye. Kuri serious man. Ariko kari uzi gutwikamiga zayo na time wandikira umuntu akabikuba na zero. Kandi ndabizi ko nawe rero wabitoze byakubabaza. Ndaza kumubaza impamvu atagusubiza. Ariko rimwe na rimwe Muhoza ndamwumva. Ushobora kwanga kubavugisha kuri muri inshuti za pasi kugira ngo mutamaha amakuru. Nibyo se. Yabagira inzika buse twese uzatwanga kubera pazo. Oya ariko bizashira, urumva agiye ejo bundi n'ikindi abyibagirwa, namara kwibagirwa bizarangira akugisha. Namwihore hari igihe agiye kuzana kumvisha atakimbonye. Ubwo se waba umurushije iki? Erega mani y'abantu bagiye hanze bumva ko tubakeneye cyane. Wapi nawe iwacu hari Fabrino kare serengeye nuko tutarasoza n'insoza nkabona kashi. Nanjye ntabwo nakwifuza ubuzima bwanze babaho nabiko. Soko se hako njye ngiga muri bwo kugenda. Igihe cyose nabona amahirwe nagenda.
ukuntu Muhoza yabaye icyuki se yego se ufite ifoto ye turebe yabaye icyuki so niyo mpamvu ngize amahirwe yo kugenda nanjye nahita ngenda Kabiri kararamye kararamye kabisa ariko se mbona uretse tutarangwa mu bite waraye mu biki waraye ugaragurika wimyoza ugira gute bite noneho urongera uranabinyibutsa n'ukuri urabinyibukije nagiye no kwinywera icyayi ko nta n'icyo nyoye kubera ubwoba habe no kugira gutya nibura ngo ingoyi zifatane n'izindi iri joro ryambere ibi pe nabona ukuntu uragona uragona wasinzira mwumva umujinya uranyishe mwumva nagukubita nk'ikintu nkagukangura kugira ngo nanjye umfashe ijoro tuzira ubusa ko ese umondagura ni njye wakuburije gusinzira bite yaba ari nawe basi nibura wambujije nko gusinzira nabimenya nkavuga ngo wambujije gusinzira nanjye ngiye kuryama iriya saha nze kuza kubyuka nyuma ariko ariko mbwira bimeze gute ndakubwiye ngo ejo numvise inkuru niyo yambujije gusinzira ubwo ni bya bigambo by'aba bagore mwirirwa ejo wiriwe he ubu mwanyumviye koko nagiye mu kimina ndagaruka amagambo y'abagore nibo bavuga kurenza abagabo inyuguti zitangira ibyo mugiye kuvuga ntabwo ari iz'abagore batangiza bagiye kuba mufite inyuguti zanyu zihariye utangiye gutera hejuru utari wese kumva ikintu gihe nshatse kuvuga hanyuma abagore nibo bavuga ibigambo bipfuye gusa nibo bavuga ibihuha nibo bavuga ibintu byose bidafite umutwe n'ikibuno ariko njyewe wanyumvise nabi nakumvise nabi gute se nakumvise nabi nihe mpamvu mukunda ngiye burya nta nubwo nareka no kukubwira yuko ibyo ni ugupfobya abagore njyewe ikintu nashatse kuvuga mama Muhoza njye ikintu nashatse kuvuga nzi kuba ko wowe ushobora kuba wagiye kuganira nabo ukumva amagambo yabo bavuga mbere akaba ari uraramo wongera wibuka ibyo ntabwo ari kushaka kugira ngo mbapfobye rwose abagore se abagore icyo yana ukazajya uvuga y'intuza abagore nabo ni abantu kandi bafite ibitekerezo ariko njyewe wanyumvise nabi rwose wanyumvise nabi mbabarira njye ntabwo ari cyo ngicyo nashatse kuvuga wanyumvise nabi mbabarira rwose ntabwo ari wowe utangiye kuvuga ngo abagore nyine ibihuha abagore iki ngaho banza ubwire igihuha ni iki mbabarira rwose ntabwo njye nashatse kubapfobya ntabwo nashatse kubasuzugura kandi urabizi ukuntu abadamu n'abagore hereye kuri wowe basi mbwira sheri byagenze bite shaka ari nanjye ku gafoto wakampaye bashaka gupostinga se ntabwo twite nyine hari akabebi kanyiriyeho nshaka ukeka komenze y'ibinkorera ese undi gupostinga umuntu utakwiteho byakumarira iki sha wowe urakina nyine abafolowazi bariyongera abanyapureshentinga bansaba pase n'ibindi nyine kubera icyo kina postinga ngo ntabwo nagwifoto Muhoza atarabimbwiye nzabanza musaba uruhushya wapi wanayimereza zine se Muhoza urabizi twariganye inshuti yanjye ntari bito ntabwo nayiguha uzayimwiyakira hari ikibazo se urayinyene okay kanigende ntari imana basi gendo rwiza ejo umujyanama w'ubuzima yatwigishije indwara za kanseri ziramahamura pe noneho ikindi ku mugabo hashobora kuba hari iki ufite kanseri ushobora gutera umugore muhuye mu mibonano mpuzabitsina muhuye ukamutera kanseri y'inkondo y'umura hinira aho ngaho gatoya urabivuze neza ngo ni kanseri y'inkondo y'umura yego njyewe nta muntu y'umura ngira ni ukuvuga ngo iyo kanseri ibyo ari byo byose ni wowe waba uyifite ushobora kuba ufite virusi ntubimenye wowe w'umugabo sibyo noneho wagenda tubwe uri kubaka urugo wowe n'umugore wawe akaba arayikwanduje we ntubimenye wa mudamu we bihita bigaragara bigira gutya bikaza kugaragara iyo yamaze kurengerana kuko hari ibimenyetso bihita bizaho ugahita umenya ko yirwaye noneho kugira ngo rero mubimenye mwese ni uko mugomba kujya kwa muganga bakabapima bakamenya ngo wowe nta virusi ufite
ya kanseri hanyuma nanjye nta virusi mfite y'iki nabonye ku nkondo y'umura. Njye rero ndagira ngo tuzagende tujye kwipimisha, nibo bapima bakabimenya. None rero rwose nagira ngo nkwinginge turebe ukuntu twajya kwa muganga, tugende tujye kwipimisha barebe, tuzajyane badupime barebe ko duhagaze. Erega ngo niyo utarengeranye uhise mbese ubifatiranye ntabwo uremba cyane, kandi ikindi cya kabiri barayivura igakira, ngo ni indwara ikira. urabizi ko n'ubushize ugeze kujya kwa muganga ngatangira kurwanya ngatangira kugifute ariko amaherezo akakwizima akakwemera tuzagira ukuri kibazo aho tugiye ryane tuzagira ryane ku gatatu sawa ku gatatu nditegura tugenda sawa kutari umugati sawa mpasi ibiganiro se